ashimwe bakunzi ba Jeanne Gentille, bakunzi bava mu byaha TV. Umwanya nagarutse, nimero yanjye ya telefone ni 078 79 19 79. Nkuko bisanzwe ku bantu bashya turabasaba kwiyabonesha bakora subscribe, bakora share, like na comment kugira ngo baduteze imbere. Imana izabaduheri umugisha. Murakoze cyane rero, uno mwanya ngarutse ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ni bisanzwe chano yanjye nk'umumisiyoneri, misiyo yanjye no kuvana abantu mu byaha. Niyo mpamvu chano yanjye yitwa Va mu byaha TV. Niyo misiyo mfite kuri iyi si rero, niyo gukura abantu mu byaha. Abahanuzi kera barambwiraga ngo nzurira indege njye muri Amerika, ngo njye hirya no hino, ariko njya mbona ubu narayuriye byararangiye. Imana yazanye YouTube, nanjye nkemererwa gufunguraho chano. Ubu ngubu Amerika ngerayo, hirya no hino mu bihugu hose ngezaho ijwi ryanjye, naho ntakurira indege n'umubiri wanjye, ariko ijwi ryanjye ryarayuriye byararangiye. Hagati aha ngaha rero nje ngo tuganire ku ijambo rikomeye ritoroshye, kandi abantu benshi bafataga nkaho ari ijambo ryoroshye cyane, ariko iri jambo ni itegeko ry'Imana ribabuza kurahira. Umuntu wese urahira hari ubwo aba yumva akoze akantu koroshye, ariko umuntu urahira abakoze icyaha kinakomeye cyane. Birabujijwe rero kurahira ibyo waba uri gukora ibyo ari byo byose, birabujijwe kurahira ngo ndahiriye, ugatangira uvuga ngo ndahiriye. Wenda akoresha andi magambo ariko ntuvuge ngo ndahiriye. Abantu benshi rero bakunda gutanga izi nyuguti mu magambo yabo ngo ndahiriye ibi nibi, kuzakora ibi nibi. Aho ngaho ntabwo byemewe. Dusome ijambo ry'Imana muri Matayo ibice ni 5 umurongo wa 33 umanutse ugera hepfo kuri 37. Haravuze ngo, kandi mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzakorera umwami Imana ibyo wayirahiye. Ariko njyeweho ndababwira kutarahira rwose, naho ryaba ijuru kuko ari ryo ntebe y'Imana, cyangwa isi kuko ari yo ntebe y'ibirenge byayo, cyangwa i Yerusalemu kuko ari ururembo rw'umwami ukomeye. Kandi ntuzarahire umutwe wawe, kuko utabasha kweza agasatsi kamwe cyangwa ngo ukirabuze, ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya, oya. Ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Mwakire neza ijambo ry'Imana, namwe muti tubishimiye Imana. Iri jambo ry'Imana dusomye rero riratubwiye ngo ntukarahire n'ikintu na kimwe. Ntukarahire ijuru kuko ari intebe y'Imana. Ntukarahire isi kuko ari intebe y'ibirenge by'Imana. Ntukarahire Yerusalemu kuko ari umurwa wera. Ntukarahire n'umutwe wawe kuko utabasha kweza agasatsi ko ku mutwe wawe cyangwa kukirabuza. Ntabwo wemerewe rero kurahira ikintu na kimwe. None abantu rero bararahira uko biboneye, baba bari kurahira ibinyoma, baba bari kurahira iby'ukuri. Abari kurahira iby'ukuri harimo abantu bajya barahira ngo mfushe umwana wanjye, bakarahira. Ubwo urukumva wishe umwana w'abandi, kandi ntabwo wamuremye, wahawe ububasha bwo kumubyara, ariko Imana niyo yamushyize mu nda yawe uramubyara. None kutemerewe no kurahira umutwe wawe, n'umutwe wawe ntabwo wemerewe kuwurahira. Bivuze ngo n'umubiri wawe ntufite uburenganzira bwo kuwurahira. Ariko urarahiye ngo mfushe umwana wanjye, urarahiye ngo ndakajya mu kaburi, urarahiye ngo ndagakora ibi nibi. Abantu mukunda kurahira mumenye ko kurahira ni icyaha gikomeye. Ntabwo wemerewe kurahira ijuru, ntabwo wemerewe kurahira isi, ntabwo wemerewe kurahira umubiri wawe, ntiwemerewe kurahira Yerusalemu. Noneho harimo n'abarahira, dufatiye urugero mu bihugu, iyo abantu bagiye mu buyobozi baratangira ngo ndahiriye. Reka dufatire ku ndahiro y'u Rwanda kuko nabaye mu nzego zibanze cyane. Ngo ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, bamanitse n'ukuboko. Ngo ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ngo ko nzakora ibi nibi. Akabivuga akabirondora byinshi. Ya ndahiro namwe muzi. Yamara kuyirondora ngo nindatira indahiro, ngo nzahanwe nk'umugome wese. Ngo nindatira indahiro, ngo nzabihanirwe n'amategeko. Ngo Uwiteka ngo abimfashemo. Ariko wapi, Uwiteka ntabwo azabigufashamo. Azabigufashamo gute se kandi uri gukora ibyaha uri kurahira? Ahangaha ni Yesu wari uri kubwira abantu. Ahangaha muri Matayo tuzi ko hari inkuru za Yesu Kristo abantu bagiye bandika. Iyo bavuga ngo Matayo, bavuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Bivuze ngo ni amagambo Yesu yivugira ubwe, Matayo akayandika. None rero amagambo Yesu Kristo yivugiye ubwe, yaravuze ngo kera mwari mwarabwiwe ngo ntuzarahire ibinyoma, ahubwo icyo warahiriye uzagikore.
ariko njye ndababwiye none ngo ntimukarahire, ahubwo ijambo ryanyu ribe yego. Nimba ari ibya yego wikirize yego, nimba ari ibyo uhakana uhakane teoya, utavuze ngo ni izina ry'Imana ngo ndakagira gutya na gutya. Abantu benshi murabizi ukuntu mujya murahira. Izo ndahiro rero ntabwo zemewe. Iri jambo ry'Imana Imana yamishuriye, yarambwiye ngo nzababuze kurahira, naho ryaba ijuru, naho yaba isi, naho cyaba igihugu cyawe. Urugero nk'Abanyarwanda bararahiye ngo ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ngo n'Abanyarwanda bose, ngo ko nzakurikiza ibi n'ibi, ngo ko nzakora imirimo nshinzwe, kandi bakanabeshya none ntibanabikora. Kibura n'abambere bari barabwiwe ngo abakera barabwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ngo ubwo uzakore neza ibyo warahiriye. Noneho abantu muri iyi minsi bo bari no kurahira, bamara no kurahira ntibanakore neza inshingano zabo nk'uko bazirahiriye. Ngo sinzarobanura ku butoni, ngo sinzarenganya abantu, ngo nzakora imirimo nshinzwe, ngo nyikore neza nubahiriza amategeko. Muyubahiriza ryari? Ntayo mwubahiriza. Mumara kurahira indahiro mukayita aho ngaho, mukagenda mugakora ibyo mwishakiye. Niyo mpamvu rero no kurahira nimushake mubireke, mujye muvuga ngo ndabyemeye. Nimba ugiye mu buyobozi ubwire abagukuriye ati ndabyemeye ko mbigiyemo nzabikora neza, nzabikora neza ni yego. Ariko ibyo kurahira ngo ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ngo ntabyubahiriza ngo nzahanwe n'amategeko. Oya, ndahiriye Burundi ku mugaragaro, ndahiriye Kongo ku mugaragaro. Ntabwo nzi izo ndimi uko bazikoresha, niba n'ibindi bihugu bidukikije uko ari bingahe bikoresha indahiro mu gushyiraho abayobozi. Ariko mpabwira iri jambo ntatandukiye cyangwa ngo ntinye kuvuga ibyo umwuka wera ari kunyongorera, cyane cyane ni mwizi ndahiro z'abayobozi. Nubwo no mu ndahiro z'abantu basanzwe bitemewe, ariko njye mbishurirwa n'umwuka yambwiraga ku ndahiro z'abayobozi. Ndasaba rero aba bayobozi b'ibihugu bafite ukuntu barahiza abantu, bagatangira bakandika bagasinya ngo ndahiriye igihugu cyanjye ku mugaragaro. Icyo gihugu bari kukirahirira nabo bashaki na bushobozi iki? Niba Imana yaratubujije kurahira ijuru, ikatubuza kurahira isi, ikatubuza kurahira Yerusalemu, ikatubuza kurahira n'imitwe yacu bwite, wowe urarahirira igihugu nkande? Ufite bubasha ki bwo kurahirira igihugu? Ubutaka ni Imana yaburemye, irabukugabiza uravuka wisanga uri muri icyo gihugu, mu Rwanda no mu mahanga. Simbwira Abanyarwanda gusa, umuntu wese wumva Ikinyarwanda uzumva kuri iri jambo ntazongere kurahira. Nujya muri ako kazi, nabonye ibintu n'ibiciriritse barabirahiza, n'ibintu biciriritse bitari na ngombwa. Nkiri mwarimu kazi ndibuka, Imana imbabarire njye narazisabye, ariko reka nzisabire no kuri kamera, nanjye nigeze kurahira. Nararahiye ndanabyandika ndanabisinyira, ngo ndarahiye ngo ko nzakora ibi n'ibi n'ibi. Ibyo ngibyo ni ukubeshya, nose uko ntakiri ibi kuko ntakiri kwigisha. Kandi nari nararahiye ngo nzigisha, menya ntabwo ndi kuko byabaga byanditswe, ariko wabaga warahiye ko ugiye kwigisha nyine ukabigumamo neza ukabibamo, nose ko ntakibirimo. Niyo mpamvu kwirirwa umuntu ararahira rero, hari n'igihe urahira ibyo udashoboye. Ndongera ndarahira ngo mbaye umunyamuryango wa FPR, nabyo mbikorera indahiro. Simvuze ko ntakiriwe, mvuze yego, ariko indahiro nakoresheje manitse amaboko nyisabiye Imana imbabazi. Nkimara kumenya yuko kurahira ari icyaha, sabiye Imana imbabazi aho naba narakoresheje indahiro hose. Nawe unyumva rero, ahantu wakoresheje indahiro hose uhasabira Imana imbabazi. Ibyo bintu ujyamo bigusaba kurahira, nushaka ujye ubireka. Erega kubaho ni Yesu, ntabwo kubaho kwimishwi ari impuhwe z'agaca. Kubaho ni Yesu, nkuko nabivuze muri ya Zaburi nasomeye Bamporiki, Uwiteka atari mu ruhande rwacu, ababisha batumira bunguri, isuri yatemba ku bugingo bwacu. Ariko Imana niyo idukura mu mitego baduteze. Ubu ntiyabuze umuntu urinjira muri iki kiganiro ngo ndi kurwanya leta. Njye narwanya leta. Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, leta yaturokoye Jenoside, leta yamfashije nkiga, leta yampaye akazi nubwo abaciriritse aribo bakankuyemo. Ni ukuvuga ngo Minisitiri w'Ubuzima baramubajije ngo ese kwikingiza corona ni itegeko? Aravuga kwikingiza corona ni ubushake. Ariko akarere ka Rubavu kiha amabwiriza yo kunyirukana mu kazi ngo sinikingije. Nta corona nari ndwaye, ntibigeze bampima ngo bayinsangane ngo bavuge bati ubwo ufite corona jya ku ruhande. Nta corona nigeze ndwara njyewe nk'uko nari narabivuze. Ariko abantu baragenda bakarahira ngo bazakora imirimo bashinzwe, ngo bubahiriza amategeko ya Repubulika y'u Rwanda.
kurahira ntabwo byemewe. Jya mu bintu uvuge ati yego nemeye kubikora, niko ijambo ry'Imana rivuga nk'abakirisitu. Ariko uri umukirisitu uratangiye ngo ndahiye umubiri wanjye, ndahiye umutwe wanjye, ndahiye u Rwanda ku mugaragaro, ndahiye u Burundi ku mugaragaro, ndahiye igihugu cyanjye. Igihugu urakirahira nkande? Ntabwo byemewe, ntabwo byemewe. Ijambo ry'Imana riravuze ntukarahire ijuru, ntukarahire isi, ntukarahire ijuru kuko ari intebe y'Imana. Ntukarahire ijuru, ni intebe y'Imana. Ntukarahire isi, ni intebe y'ibirenge by'Imana. Ntukarahire Yerusalemu ni umurwa wera. Ntukarahire n'umutwe wawe. None wowe urafata umubiri wawe ngo nintakora ibi ngo muzangenze gutyo. Ubwo nturahiye ubugingo bwa mubiri wawe wose ntuwushyize mu kaga. Ufashe umubiri wawe ushyize mu kaga ngo nintakora ibi nzabihanirwe nk'umugome wese. Uretse ko indahiro mu Rwanda barayihinduye bavuga ngo nzabihanirwe n'amategeko, ariko mbere twararahiraga ngo nzabihanirwe nk'umugome wese. Ukigira umugome ukabirahirira ukabiterana kasha, ukabisinyira ukabishyiraho umukono. Oya, ntabwo ari byo abantu bakora kurahira. Mushatse mwasuzuma neza iri jambo ry'Imana. Ntabwo ndi kurwanya leta, nta naho byahurira no kurwanya leta. Leta ikora ibyiza byinshi tuyishimira. Ntabwo rero twarwanya leta, turayubaha, ariko tukubaha Imana kurushaho. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo gutinya abantu kugusha mu mutego. Njye rero sineze kuzatinya umuntu, nzamwubaha mu byubahiro by'ijambo ry'Imana riravuga ngo abo kubahwa mububahe. Uwo kubahwa nzamwubaha, ariko uwo nzatinya ni Imana. Kuko ho haranditswe ngo mukorere Uwiteka mutinya muhinda umushyitsi. Mukorere Uwiteka mutinya muhinda umushyitsi. Ibi mvuze rero naho nabikubitirwa, naho nabifungirwa, icyo mvuze nuko kurahira ni icyaha. Yesu Kristo yaravuze ngo ntukarahire. Mwabwiwe kera ko mukwiye kurahira, ntimurahire ibinyoma, ahubwo ibyo murahiye mukabikora. Ariko ubu ngubu Yesu Kristo yaravuze ngo none ntimukarahire. Reka dusenge Imana idushyireho uburinzi bwayo, kubera ko niyo iturinda. Atari yo iturinze nyine ababisha batumira bunguri. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntitukarahire. Ubwo ni muri Matayo 5 ndahabarangiye. Matayo 5 umurongo wa 33 kugeza 37. Kandi mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzakorera Umwami Imana ibyo wayirahiye. Ariko njyeweho ndababwira kutarahira rwose, naho ryaba ijuru kuko ariyo ryo ntebe y'Imana, cyangwa isi kuko ariyo ntebe y'ibirenge byayo, cyangwa Yerusalemu kuko ari ururembo rw'Umwami ukomeye. Kandi ntuzarahire umutwe wawe, kuko utabasha kweza agasatsi kamwe cyangwa ngo ukirabuze. Ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya, oya. Ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Mana Nyiringabo, Muremyi w'ijuru n'isi, ijuru ni intebe yawe, isi ni intebe y'ibirenge byawe. Turagushimye rero kuri Imana idukunda kandi twitayeho. Ijambo ryawe turarisomye kandi turibwiye abantu bawe. Turasabye ngo urishyire mu mitima yabo, kandi babashe gusobanukirwa icyo bashakaho. Abadutega imitego bashaka ko ubugingo bwacu bwajya mu kaga, turabihagaritse mu izina rya Yesu. Reka abamarayika bawe batubere abarinzi nk'uko barindaga Elisa, kugira ngo ibidushaka n'ibiduhiga bitubure. Turabizi yuko abanzi bacu ni benshi, ariko nawe Yesu tuzi ko udukunda kandi ubarusha imbaraga, ubarusha amaboko. Turagusabye ngo uhagararire ijambo ryawe, kandi udushingire igiti nk'abavuga ijambo ryawe. Misiyo wadutumye yo gukura abantu mu byaha turayikomeje. Nawe utwambike imbaraga, Mwuka Wera tubere umujyanama, abamarayika batubere abarinzi. Ibyo ushaka n'ibyo ushima bitugirirwaho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bye. Naho ubutaha ndabakunda.